iminsi mwiza operation yo ngiyo twe duha turi stand by umushaka kumva bampamagaye nkajya ku rugamba cyakoze mukora akazi gakomeye cyane abasore bizi hamwe n'umukobwa we aha ndabizi nutabona yabihamye uretse n'abanyarwanda n'abanyamahanga barabataka bizi igihugu dukandagiyemo noneho amahoro agenda agahuhera neza nk'umuyaga amahana agahunga ubutareba inyuma nkatwe abanyarwanda nta kintu twabitura imana yonyine nizi icyo yabageneye cyakora iryo sengesho ni ryiza rwose amen pe ariko se jean niko nubwo imana ikomeza kuduhundagazayo imigisha yayo nta n'ibiremwa byayo ngomba gushyiraho akanyu niko ubuse nkanjye ntabwo iki ibikorwa byiza bibarangwa reka ndagukunda reka jere rwose pe nanjye ndagukunda ariko mfite utubazo twinshi utuye utubazo se jean utuye utubazo tumbwire none mpita dukemura hano ahangaha mfite umusaza wanjye nawe ngo ni mugenzi wanyu arwaye neza ariko kuva n'ubu nta kintu arabona umusaza wawe uwo muhaye sagenti none sagenti rwose ndayimwambitse urayimuhaye cyane rwose ariko ari n'ikindi gisore kize kunyirukankaho gishaka gufata ku ngufu cyashaka kurepinga kweli sona zira mbunda zanjye ubona piga risasi zamwica rwose arakoze cyane ariko hari n'ikindi gishoferi nirwa nkinginga ngo kime lift kikansiga ku muhanda kikagusiga icyo nzakica pe nzakica hari n'ikindi gisore nagiye kugisura cyanyihisha icyo ngicyo cyari ikengeye kuko iyo tutaza kwikikwisha aba rwarambonye ariko nabwo nugera ikibazo unzarubonera uzarwica nabwo nzakica rwose ntabwo gitema kabiri rwose niko ye ikina niyo jye kubwira ko mama arwaye nzamwica ntugire ikibazo rwose umwanda uzamwica utangiye kuvugishwa mbabarire rwose